impamvu mpereye ku mugore nuko nzi imbaraga z'abagore. Bavandimwe, abagore bagira imbaraga. Uribeshya wowe wita umugore ko ari umunyantege nkeya. Abagore bagira imbaraga zikomeye. Muzitegereze urugo rurimo umugabo fake, urugo rurimo umugabo wa wundi w'imburamukoro w'imburamumaro, ariko uyu mugore we ahagurutse agahagararira urugo rwe, agahagarara agashikama, umugore atunga abana, umugore agatunga umugabo, umugore agahaguruka agatunga urugo. Ariko urugo rufite umugabo uzi ubwenge, ariko umugore ari feke, ariko umugore mbese yaraherekeje abandi. Ndabarahiye ingo zabaho zifite abagore nk'abo ngabo ni nkeya cyane. Yesu ashimwe bene data, nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Mwese mukurikiye Iyogezabutumwa TV, Imana ibaha umugisha kandi Imana ishimirwe urukundo rwayo n'imbabazi zayo yatugiriye twebwe abana b'abantu, ikaduha agakiza, ikaduha uyu murimo, ikadusigira amavuta gukora uyu murimo. Ni umurimo Imana yampaye, ndayishima kandi numva nzayishima iteka. Ndakurarika rero mwene data udukurikiye kugira ngo twongere tuganire ijambo ry'Imana nk'uko ubushize nari nabibasezeranyije. Mfite umuhamagaro w'ingo nk'umuvugabutumwa, nk'umushumba. Ndaguhamagarira kugira ngo wumve ubutumwa. Ndumva Imana yankoresha kugira ngo nshyire itafari rimwe cyangwa abiri ku rugo rwawe. Iyo turi gutanga izi nyigisho z'ingo z'abashakanye, tuba twigisha abumva bazashaka kugira ngo bitegure bazubaka ingo nziza. Tuba twongera kandi gushyira ububyutsi, gushyira imbaraga ku ngo za bene data twebwe twubatse ingo twamaze kuzubaka, kugira ngo twongere kandi twibukiranye, twongere twiyungemo imbaraga zo kumva inshingano zacu zo kubaka imiryango yacu. Turasoma mu Itangiriro igice cya 2, ndahera ku murongo wa 18. Kandi Uwiteka Imana iravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Umurongo wa 21, Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe, ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore, imushyira uwo muntu. Aravuga ati, uyu ni igufa ryo mu magufa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azita umugore kuko yakuye mu mugabo. Icyo gituma umuntu azasiga se na nyina, akaba n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Amen. Mureke dusenge. Mwami Imana, avugana natwe twubatse ingo kugira ngo ingo zacu zikomere, kandi uvugane n'abakiri abasiribateri ariko bifuza kuzazubaka, kugira ngo nabo bitegure kuzubaka ingo nziza. Nkoresha rero nk'uko wampamagaye, ukoresha ijambo ryawe, utegure iyi mitima igiye kumva ijambo ryawe, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Imana imaze kurema byose, imaze kurema
ibintu byose, ibigaragara n'ibitagaragara, ibikorera evaluation, irabyitegereza byose, ibona ko ari byiza. Ariko igeze mu gice cya kabiri ku murongo wa 18, yari yaramaze kurema Adamu, imurebye ari wenyine, yigunze, atagira mugenzi we, nta mugore afite. Imana ngo ibirebye iravuga ngo si byiza yuko uyu muntu aba wenyine. Kubera ko Imana yaribonye atari byiza, rero ihita ifata umwanzuro, iravuga ngo reka muremere umufasha umukwiriye. Mwene data nkurikiye, ndumva nifuza ko iri jambo muremere umufasha umukwiriye urishyiraho akadomo cyangwa ugacaho umurongo. Imana niyo imenya ukwiriye mugenzi we. Imana niyo imenya umukobwa ukwiriye umuhungu runaka. Imana niyo imenya umugabo ukwiye umugore runaka, kuko niyo izi uko umwe ateye, izi n'undi uko ateye, izi n'imigambi ifitiye urugo rwanyu. Ni nayo kandi ibizi abana muzabyara. Umugabo witwa Rick Warren, nkunda gusoma igitabo cye cy'ubuzima bufite intego, niwe wanditse aravuga ngo Imana niyo yatoranyije umugabo n'umugore bakubyaye bombi kugira ngo abe ari bo bakubyara. Ntabwo rero ngo byari impanuka, bariya nibo bagombaga kukubyara. Niba Imana yari yaratoranyije kukubyara, nubwo baba barakubyaye mu buryo butemewe n'amategeko, Rick Warren nawe aravuga ngo nta muntu uvuka ku buryo butemewe n'amategeko, nubwo byaba byaranyuze mu byaha, ariko Imana y'uburya yari izi ko uzavuka kuko yari gufiteho imigambi. Rero iyo ujya gutoranya uwo muzabana, mu by'ukuri ntabwo ukwiye kugendera kuri conditions zawe, ntabwo ukwiye kugendera ku byo wubatse ngo uvuge uti ngewe n'ejo nabisubiyemo nzazana umugore umeze gutya na gutya na gutya. Numva inama nakugira ukurikiranye Iyogezabutumwa TV, gusanga Imana, kuko niyo yashyizeho urugo rwa mbere. Wamara kuyisanga ukayibwira ngo Mana, ndumva ngeze mu gihe cyo kubaka urugo, ndumva ngeze mu gihe cyuko wankunda n'umukobwa wo twabyumvikana twabana, ndumva mu gihe ndi umusore, ndumva ngeze mu gihe cyo gushaka. Numva rero ukwiye gusanga Imana ukayibwira ngo ndebera. Ibi bintu kubivuga biragoye, ariko kubikora nibyo bigira umusaruro. Ugasanga Imana ukayibwira ngo ntoranyiriza umutware unkwiriye, ntoranyiriza umufasha unkwiriye, ntoranyiriza umuntu tuzahuza, ntoranyiriza umuntu tuzubakana urugo rwuhejeje icyubahiro, ntoranyiriza umuntu tuzafatanya gusohoza umugambi wawe. Ntabwo ari ugushyiraho principe wowe wihitiyemo nkuko bamwe babikora, uti ngewe ngomba kuzana umuhungu, ngomba kuzana umukobwa wize kuko nanjye nize, ngomba kuzana umuntu usarya. Koko ibyo ngibyo ababifite ni benshi, abantu babyujije ni benshi, ariko se ubwirwa n'iki ko ngo wujuje ibyo ngibyo ukeneye? Umutima w'ureba uti? Ese ubwirwa n'iki kariwe Imana yakugeneye? Nta kindi cyabikora rero ni ugusenga Imana, ugasenga. Kandi abantu begereye Imana bagasenga, ni ukuri ntacyo bicuza. Abantu begereye Imana bakajya kuyisenga, bakayigisha inama, bataje kuyiha raporo. Mana nakunze runaka, dutegurira ubukwe. Mana ndi gukunda uriya muntu, dufashe udumugisha tuzabane. Akicisha bugufi agasaba Imana. Imana yagiye ibikora, kandi Imana ikabikora neza kandi igatanga neza. Ku murongo wa 21 Bibiliya ivuga ngo Uwiteka Imana isinziriza Adamu ubuticura, imukuramo urubavu. Iramusinziriza, imukuramo urubavu rw'ibumoso. Arangije amaze gusinzira, akangutse, Imana imaze kumuremeramo umugore, umukobwa w'igitangaza witwaga Eva, ngo Imana
iramukangura. Imaze kumukangura nuko agiye kwisanga yisanga ari kumwe n'umukobwa mwiza Imana yamugeneye w'igikundiro. Arangije ku murongo wa 23 avuga amagambo atangaje ati, iri ni gufa rimwe ryo mu magufa yanjye, nakara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe muri njyewe, yakuwe mu mugabo. Umurongo wa 24 ahita avuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata. Iri jambo ryo kubana akaramata naryo urishyira akadomo ndetse uriceho n'akaronko, yuko Imana yaremye umugabo n'umugore kugira ngo bazabane akaramata kugeza ubwo Imana izahamagara umwe muri bo. Ku murongo wa 25 avuga ngo handitse ngo bombi bari bambaye ubusa, ariko kwambara ubusa kwabo ntabwo bakorwaga n'isoni. Imana rero niyo yashinze umuryango wa mbere, niyo yashinze urugo rwa mbere. Birumvikana rero ntabwo Imana yari gushyiraho urugo idafite impamvu, kuko Imana ntabwo igikora ibintu bidafite impamvu. Icya mbere cyatumye Imana ishinga urugo, umugore ndetse n'umugabo, kwari kugira ngo Imana, umugore n'umugabo babyare abana batozwe ingeso nziza kandi ingeso zo kubaha Imana. Kwari kugira ngo babyarire Imana abantu. Umugore n'umugabo Imana ibaremye rwari nk'uruganda rukorerwamo abantu Imana yari bahaye. Nuko babwira ngo nimugende rero mubyare, mwororoke, mwuzurize, kuko bari abantu babiri bonyine bari batuye ku isi. Icyambere rero ngubwo kwari kugira ngo babyarire Imana umuryango, kandi umuryango uyihesheje nyine icyubahiro. Icya kabiri kwari kurinda abantu icyaha cy'ubusambanyi, kugira ngo umugore n'umugabo bashyingiranwe bahore ari ingingo z'umubiri, ari ingingo zuzuye kandi ingingo z'umubiri wa Kristo, kugira ngo umugabo atazasambana Imana imuha umugore we, kandi umugore kugira ngo atazasambana Imana imuha umugabo. Cya gatatu kwari kugira ngo bombi babane, kandi babane bafatanyije, kandi mu gufatanya kwabo bamarane n'imibabaro. Umugabo nagira ikimubabaza, umugore amuhumurize, amubwire ngo komera, impore, turi kumwe, ndagukunda, ihangane, amumare imibabaro. Umugabo naza avuye mu kazi afite stress z'akazi, afite ibibazo, namwe mu bibazo duhurira mu kazi mu mirimo igiye itandukanye, umugabo nataye ananiwe, umugabo nataye agowe, umugore amuhumurize, amubwire ngo humura, komera, turi kumwe. Kandi umugore nawe nuko nguko, nawe mu kazi yahuye n'ibibazo, cyangwa wiriwe mu rugo yahuye n'ibimugora, yahuye n'ibimubabaza, ibyo yagira ibibazo by'ubuzima, umugabo akamubwira ngo komera, turi kumwe, ndagukunda umugore wanjye, akamumara umubabaro, atari ukumutera umubabaro, ahubwo no kumara umubabaro. Bavandimwe rero, urugo rubaho, urugo rukomera, urugo rugera ku ntego iyo rwubakiye ku bintu bikurikira ngiye kubabwira. Icyo nicyo gikomeza urugo. Ubundi bavandimwe nimureke mbabwire, umuhungu tuvuge hano, umuhungu w'Irusizi arongoye umukobwa w'Inyagatare, cyangwa akarongora uvuye mu mahanga. Abantu batandukanyije aho bavukiye, ahantu batandukanyije imico, abantu batandukanyije za principe z'imiryango, abantu batandukanyije ibyo bemera, umuhungu n'umukobwa bakabana. Bavandimwe, icyo ni ikintu gikomeye. Ni ikintu gikomeye kubana n'umuntu mudafite icyo mupfana, n'abafite icyo bapfana barashwana. Ni ikintu gikomeye kubana n'umuntu utazi uko yarezwe. Ni ikintu gikomeye kubana n'umuntu utazi ibyo akunda n'ibyo yanga, ariko ugafata icyemezo, ugafata initiative, ukavuga ati ngewe uyu muhungu tugiye kubana, ngewe uyu mukobwa ugiye kubana. Kandi abahungu n'abakobwa iyo bari kurambagizanya, bari kurebana kana ko mu maso, bari kubwirana shushu, sheri, sweetie n'ibindi, ari kumwita coca, ari kumwita sprite, ari kumwita orange, ari kumwita mata, baba bumva ko mbese kubana kwabo nta gitotsi, nta shitani, nta dayimoni, nta n'ikindi kintu kizacyabuka ngo kize hagati yabo. Ariko mwibuke ko muri abantu, kandi urugo kuko rubitse ruhishe mu mugambi w'Imana,
satani ararwanya cyane. Icyambere rero urugo rukwiye kuba rwubatse ku Mana. Imana niyo yashinze urugo rwa mbere ngo nanimaze kubivuga. Bibiliya ivuga muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 kumanuka, havuga ibyabubatsi babiri. Abubatsi babiri ngo baragiye barubaka, ariko umwe yubaka ku musenyi, undi yubaka ku rutare. Uwubatse ku rutare nubatse ku musenyi, imvura zigwa zisa, imiyaga izisa, inkuba zirakubita, mbese n'imiyaga iraza byose ngo byikubitaho. Wa undi warubatse inzu yo ku musenyi, Bibiliya avuga ngo inzu ye yaraguye, ngo kandi kugwa kwayo kwabaye kure cyane, kuko inzu ye yayubatse ku musenyi, nta misingi yari ifite, nta fondasiyo yari ifite, nta mizi yari ifite, kuko yari yubatse nyine ku bintu bidafashe. Ariko Bibiliya avuga ngo umuntu wari wubatse inzu ye yayubatse ku rutare, imvura iragwa, imivu iratemba, imiyaga irahuha, byikubise kuri ya nzu iranyeganyega, ariko inzu igomeza ihagaze ntiyagwa. Bavandimwe rero, ibitero Satani ateresha ingo z'abantu zose, ibyo bitero ni bimwe. Inyundo Satani asenyesha ingo z'abantu ni ukuri ni zimwe. Uburyo atera urugo rw'umukene, n'ubwo atera urugo rw'umukire, uburyo atera urugo rw'umupagani, uburyo atera urugo rw'umukristo, uburyo atera urugo rw'abahaze n'abashonje, uburyo abatera ni kimwe, ahubwo resistance, ahubwo uburyo aho urwo rugo rushinze. Iyo urugo rushinze kuri Yesu, bya bindi nyine biraza, amagambo araza, ab'imiryango bagahaguruka, nyine abaturanyi bagahaguruka, yewe n'uburwayi bukaza, abantu babana ntibabura n'icyo bapfa. Ariko kuko mushinze ku rutare, kuko muhagaze ku Mana, iyo nyiri urugo Imana irareba ikavuga ngo agati kateretswe n'Imana ntigahungabanywa n'umuraba. Urugo rukabaho umwaka umwe, urugo rukabaho imyaka 2, urugo rukabaho imyaka 3, urugo rukaramba, mukagira abahungu Imana yabahamije kubyara, mukagira abahungu, mukagira abakobwa, mukazagira abuzukuru n'abuzukuruza, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Urugo rero ni Imana irushinga, nubwo Satani atabura kurutera, ariko Imana yarushinze iruhagararamo. Iyo musenze, iyo mwubashye Imana, iyo mutabaje Imana mukayamagara, ntimuyihe icyumba kimwe mu rugo rwanyu, ahubwo mukayihereza inzu yose, mukayigira umutware. Yesu akaba umutware w'urugo rwanyu w'ikirenga. Ni ukuri nta kabuza urugo rubaho kandi urugo rurakomera. Ikindi kintu cya kabiri cyubaka urugo kugira ngo rukomere ni urukundo. Umuhungu n'umukobwa abifuza kurushinga urugo rwabo no kubana kwabo, bikwiye kuba bishingiye ku rukundo. Iyo bidashingiye ku rukundo, bikaba bishingiye ku kindi kintu kindi kitari urukundo, mu by'ukuri kubesha ko Imana iri muri urwo rugo rudashingiye ku Mana, rudashingiye ku rukundo, uko no kwikirigita ugaseka, uko nguko no kwibeshya gukomeye, uko no kwitera ikinya. Ejo nababwiye uburyo abihaye Imana dushingira ingo, nyamara twamara kuzikingira tukazatahura ko izo ngo ziti nta Mana yigeze zubaka, kubera ko iby'Imana itarimo gusenyuka biroroshye, kuko urwo rugo ntirwubakiye ku Mana, ntirwubakiye ku rukundo, ahubwo rufite ibindi byubakiyeho. Iyo ukunda umuntu umukundana n'ibyo byose. Iyo ukunda umuntu, iyo mukundana mu rugo, n'ibindi byose kuza biroroha. Iyo ukunda umuntu akagukosereza, kumubabarira biroroshye. Iyo ukunda umuntu umwifuriza ibyiza. Iyo ukunda umuntu ntabwo wamukorera ibibi. Bavandimwe, murabizi, ariko kimwe mu bintu bitera umugabo, kimwe mu bintu bitera umugore kudahemukira umugabo we, kudahemukira urugo, akenshi bikwiye kuba asunitswe n'urukundo akunda mugenzi we. Rero urugo rwacu, ingo zacu zikwiye kuba zubakiwe ku rukundo kugira ngo zizagere ku ntego Imana yazishyiriye. Ikindi cya gatatu, urugo rwubakirwa kwiyemeza. Umugabo, umusore, umukobwa akicara akiyemeza akavuga ati njyewe ngiye gufata responsibility, njyewe ndumva nkuze ku mubiri ariko no mu bitekerezo ndakuze, ngiye kubaka urugo. Akarambagizwa, azi ibyo agiyemo, azi ibyo agiye gukora, azi ko bisaba ikiguzi kubaka urugo, azi ko kurushinga no kurushyigikira ari ibintu bibiri bitandukanye, kuko kurushinga ntawe utarushinga, uwo ari we wese yarushinga, ariko siko bose bazishyigikira.
rero ugahaguruka niba uri umuhungu niba uri umukobwa ukavuga ngo ngiye kubana na mugenzi wanjye, ikiguzi cyose bizansaba nzagitanga ariko uru rugo rubeho. Azi neza icyo agiye gukora. Kumva ugiye gushaka ugiye kubera mugenzi wawe igisubizo, kumva ugiye gushaka kugira ngo urwo ruzabeho kubera uhagaze ugiye kubaka urugo. Kumva rero ngiye gufatanya na mugenzi wanjye tugiye kubaka urugo. Ndumva nifuza ko dusoma mu Migani igice cya 31, Imigani igice cya 31, dusome umurongo wa 15. Imigani igice cya 31, dusome umurongo wa 5. Aha ndashaka kubwira abagore, aha ndifuza guhamagarira abagore. Wa mubyeyi we, wa mukobwa we uzumva ugiye gushaka urugo, genda uziko ugiye gushyira umusanzu ku rugo. Ntabwo ugiye mu rugo ngo umugabo aba ari we uzagutunga, no. Ibyo ngibyo ni ibitekerezo bikennye, ibyo ni ibitekerezo bya kera cyane. Ariko nuhaguruka ugiye mu rugo ugiye kurwubaka, ntabwo uzahagarara uzicara mu rugo uri gutonora inzara, uri gukaraba no kwisiga. Ugiye akazi kawe ari ako kurya no kunywa no gusohoka no kumva ugomba kwinjoyinga, ugomba kuryoherwa n'ibyo utaruhiye. Gusaba umugabo umwenda, ibyo kurya, imyambaro, kuva ku nkweto, ukamusaba imisatsi, ukamusaba amavuta, ukamusaba imyenda, ukamusaba n'imyenda y'imbere, ukamusaba buri kintu cyose. Uwo mugabo numusaba ukwezi kumwe, uwo mugabo numusaba amezi 2, uwo mugabo numusaba amezi 3, uwo mugabo numusaba umwaka, uza waramaze kumugera hano, azababona ahubwo waramubereye umuzigo. Tekereza gufata urugo ukaruharira uri umugore nyir'urugo, ukariharira umukozi. Icyo aricyo cyose ugahamagara Anje. Zana amazi Anje, umutwara akarabe. Zana icyo kunywa, umutwara akarabe. Zana ikintu icyo aricyo cyose uhamagara Anje, ni umukozi wawe cyangwa ni murumuna wawe cyangwa umuvandimwe uri mu rugo. Ukiyibagiza inshingano zawe nk'umubyeyi, bikaza kugeraho ubera mugenzi wawe ukageraho umubera umuzigo. Ndifuza rero kugusomera mu Migani cya 31 umurongo wa 15, hagira hati: uwo mugore mwiza abyuka kare butaracya. Umugore mwiza abyuka kare butaracya, akagaburira abo mu rugo, agategeka abajabe imirimo ibakwiriye. Yitegereza umurima akawugura, awutezamo urutoki mu by'inyungu ivuye mu maboko ye. Akenyerana imbaraga, agakomeza amaboko ye, abona yuko ibyo akora bimufitiye umumaro, kandi nijoro itabaza rye ntirizima. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Umurongo wa 23, umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu. Umurongo wa 27, amenya neza imico yo mu rugo rwe, kandi ntabwo arya ibyo kurya by'ubute. Umurongo wa 29, umugabo aravuga ngo abagore benshi bagenza neza, ariko weho ubarusha byose. Impamvu mpereye ku mugore nuko nzi imbaraga z'abagore. Bavandimwe, abagore bagira imbaraga. Uribeshya wowe wita umugore ko ari umunyantege nkeya. Abagore bagira imbaraga zikomeye. Muzitegereze urugo rurimo umugabo fake, urugo rurimo umugabo wa wundi w'imburamukoro, w'imburamumaro. Ariko uyu mugore we ahagurutse agahagararira urugo rwe, agahagarara agashikama, umugore atunga abana, umugore agatunga umugabo, umugore agahaguruka agatunga urugo. Ariko urugo rufite umugabo uzi ubwenge, ariko umugore ari feke, ariko umugore mbese yaraherekeje abandi, umugore ari nta kigenda. Ndabarahiye ingo zabaho zifite abagore nk'abo ngabo ni nkeya cyane. Bavandimwe rero, ndabinginga kugira ngo duhaguruke twubake ingo zacu, kandi abatari bazubaka namwe
muhagarare mukomere. Bagabo bagenzi banjye ndabahamagara ngo mube abatware b'urugo, kuko muri abatware b'urugo. Tube abatware b'ingo zacu, tube inkingi z'ingo zacu. Nidutaha mu rugo abana banezerwe ko ba papa batashye, abagore banezererwe yuko dutashye, tutabasharirira, tutabakubita imigeri, tutabakubita inshyi, mbese tutababera babi. Mu by'ukuri hari abagabo babi barisha abo mu rugo ibyo kurya nabi, bababwira nabi, babatuka. Ibintu nk'ibyo ngibyo bituma umugore agahora ahaharitse umutima, adashobora gushyira uturaso ku mubiri. Abana bakaba bari aho ngaho barabaye ibikanje, abana bakaba aho ngaho barabaye mbese warabashyizemo iterabwoba. Hari abagabo numvise ngo bajya babuza abagore babo gukora imirimo, ndetse n'abagore bakabyemera. Ukabwira umugore wawe ngo icara ahangaha, akazi kawe no guteka, ubundi ukabyara. Ariko wa mugabo we ugomba kumenya ko umugore wawe agomba kugira icyo akora, nawe ukagira icyo ukora, mugahuriza hamwe kugira ngo urugo rwanyu rukomere. Wa mugore we nawe ntuzemere kuzajya wirirwa mu rugo wicaye, kuko uzirirwa mu rugo wicaye abandi bari kwiga gukora. Iyi si gihinduka uko ibintu byose ko birara. Umugabo wawe ejo ashobora kurwara, umugabo wawe ejo ashobora gukora accident, umugabo wawe ejo bashobora kumufunga. Ntabwo wamenya iby'isi, ntiwamenya iby'isi uko buryo bimeze. Ejo umugabo wawe ndetse n'urupfu rushobora kuza, ibyose bibaho. Ariko se naramuka agiye, naramuka arwaye, ntacyo ukora mu rugo, uri umugore, wumva abana, wumva uzabaho gute? Ese wa mugabo we, niba wumva abandi bajya ku mirimo, wowe ukirirwa mu rugo, niba wumva abandi bageze ibyo bakora, wowe ukaba warahariye umugore wawe urugo, wumva koko mu by'ukuri uri umugabo? Ese niba wumva uhoza umugabo wawe, umugore wawe, nawe mu rugo ku nkoni, icyo bikoze reka nkubwire ijambo rikomeye. Umunsi barambuye ikiganza cyawe, umunsi wagize icyo ukora ugakubita umugore wawe, uzamenye ko uwo munsi ntuzongere kwibara nk'umugabo. Niba zajya bahamagara inama y'abagabo mu rusengero aho usengera, ntukajye wiyitabira, kuko ntabwo uri umugabo nturi n'umugore, ubwo uri ikindi. Niba zajya bahamagara inama y'abagabo mu mudugudu cyangwa mu isibo aho utuye, ntuzongere kwishyira mu bagabo, kuko urya munsi waramburiye ibiganza ku mugore wawe ukamukubita, wahise uva mu mubare w'abagabo. Rero ndabahamagarira kimwe mu byubaka urugo ni ukwicara. Cya gatatu, icya kane ni ukwicara mukajya inama, wowe n'umugore wawe mugafata umwanya mukicara mukajya inama. Urugo ni urwanyu, mukihunza abandi bantu, mukicara mukajya inama, mukareba mw'iyo nama nibwo mureba ibyo mwapanze uko byagenze, imbogamizi zajemo, n'icyo mugiye gukora kugira ngo muzagere ku byo mwari mwiyemeje. Mu nama niho mureba ibitaragenze neza bikagenda nabi. N'ubundi umwanditsi w'imigani mu gice cya 12, umwanditsi w'imigani mu gice cya 12 umurongo wa 20, cya 12 mu 20 agira ati, uburiganya buba mu mitima y'abajya inama y'ibibi, ariko abajya inama y'amahoro ibyabo ni umunezero. Nibicara n'umugabo wawe, nibicara n'umugore wawe mukajya inama, urugo rwanyu ruzakomera. Abanyarwanda bajya kumugani ngo abagiye inama Imana irabasanga. Kujya inama rero ni kimwe mu nkingi urugo rwubakiyeho. Icya gatanu, ubwo ndabandi kugana no ku musozo, ni ugusabana imbabazi. Bavandimwe, nubwo twubaka ingo, ntabwo turi abaziranenge, turi abana b'abantu, turi abanyantege nkeya. Biroroshye guhemukira mugenzi wawe, biroroshye gukora ikosa, ariko iyo umugore n'umugabo bicaye uwahemutse agasaba mugenzi we imbabazi, rwose mbabarira, nakosheje, nahemutse, nagize ibi n'ibi, ubundi Imana irakubabarira, ariko kandi na mugenzi wawe akakubabarira. Muvandimwe unyumva, kandi muvandimwe undeba, mugenzi wawe mubana nazajya gusaba imbabazi, umubabarire none, kuko nawe azakubabarira ejo. Biroroshye ko kuba uyu munsi yaguhemukiye, yagukoreye icyaha, nawe ejo ushobora kumuhemukira ukamukorera icyaha. Bibiliya rero iravuga ngo mubabarirane nkuko Data wo mu ijuru yabababariye. Niba wumva Imana ijya kubabarira, babarirana na mugenzi wawe, kandi nkuko nari maze kubivuga, ni ukuri nawe Imana izakubabarira. Yakobo aranika mu giti cya 2 umurongo wa 13 agira ati,
utagira imbabazi nawe ntabwo azazigirirwa. Kandi kuwo murongo niwe wavuga ngo imbabazi ziruta urubanza, kuko imbabazi zishima urubanza hejuru. Mubabarirane rero kugira ngo namwe muzababarirwe. Bavandimwe rero ngiye gusoreza ku magambo ari mu Efeso igice cya 5 umurongo duhere ku murongo 22 aho Paulo abwira abanyefeso ati bagore mugandukire abagabo banyu nkuko mugandukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore we, nkuko Kristo ari we mutwe w'itorero ari ryo mubiri we, ni nawe mukiza waryo. Umurongo wa 25 ugira ati bagabo mukunde abagore banyu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Umurongo wa 33 ariho nsoreza ugira uti nuko namwe umuntu wese akunda umugore we nkuko yikunda, kugira ngo umugore nawe abone uko yubaha umugabo we. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Bagore rero muganduke. Kuganduka ni ugukunda bidasunitswe n'iterabwoba, ni ugukunda, ni ukwiha mugenzi wawe kandi ukamwiha kubera urukundo. Nkuko Kristo ari umutwe w'itorero niko n'umugabo nawe ari umutwe. Ariko kandi natwe abagabo duhamagarirwa gukunda abagore bacu nkuko Kristo yakunze itorero akaryitangira. Kandi ibyo byose abagore nibaganduka n'abagabo bakaganduka bagakunda, ibyo byose ingo zacu, imiryango yacu izakomera. Nta kabuza, nta Satani azamenyera, nta kabuza Imana izaturwanaho kandi Imana izaturwanirira. Bavandimwe rero mukurikiranye Iyogezabutumwa TV, nkuko numva Imana impamagarira gukomeza kubaka ingo zacu, gukomeza gushyira itafari, gukomeza gushyira igiti ku ngo zacu kugira ngo zikomeze gukomera. Ndongera kubararikira ikindi cyigisho ndi gutegura, aho Imana iri kunyereka ibyo umugore akwiye gukora n'ibyo umugabo akwiye gukora kugira ngo urugo rukomere. Mbese icyo gihe nzavuga indangagaciro z'abagize urugo, zikwiye kuranga abagize urugo, ndetse mvuge na kirazira mu rugo. Icyo gihe tuzavuga kuri kirazira z'urugo, tuvuge n'ibikwiye mu rugo. Icyo gihe tuzavuga ntibavuga bavuga, icyo gihe tuzavuga ntibakora iki ngiki bakora iki ngiki, kugira ngo ingo zacu zikomere, za divorce zikomeje kuba nyinshi zigabanuke, gutandukana kumeze kuba kwinshi kugabanuke, ahubwo ingo zacu zuzura ibyishimo, zuzura umunezero, kuko ari Imana iduhamagarira. Ndakurarika rero mwene data wakurikiranye ubu butumwa, mbere yuko tugiye gusenga ndakurarikira gukora subscribe kuri Ivugabutumwa TV, ukore share, usangiza abandi, kandi ukore na like, kugira ngo ibyiza byose Imana ikoresha iyi TV bizajye bikugeraho, ukomeze guhabwa umugisha, ukomeze kugira umunezero, ukomeze kwegerana n'Imana, waba uri mu rugo iwawe, waba uri mu kazi, waba uri mu rugendo. Ibyo byiza byose bituruka ku Mana bizajye bikugeraho. Reka rero dusengere ingo zacu. Niba ufite ibibazo mu rushako, niba ufite ikibazo mu rubyaro, niba ufite ikibazo usaba Imana kugira ngo ikwereke uzakubera umufasha, uzakubera umutware, ca bugufi dusenge Imana kugira ngo Imana irusheho kutugirira neza. Uwiteka Mana, we washyizeho ingo, ugashaka ko umugabo n'umugore babana kugira ngo babyare, kugira ngo barindane ibyaha by'ubusambanyi, kugira ngo bamarane imibabaro. Mwami Imana, ndakwinginze kugira ngo ube mu ngo zacu. Ingo zacu uzihe umugisha, ingo zacu uzihe amahoro, uduhe guhuza, uduhe gushyira hamwe, uduhe kujya inama, utwuzuze urukundo, utwuzuze kwizerana, gutahiriza umugozi umwe. Mwami Imana yacu, ngwino ube mu ngo zacu. Kristo Mwami w'abami, ngwino ube mu ngo zacu. Mwuka wera, ngwino uyobore ingo zacu. Ngwino uturinde imyambi ya Satani, ngwino turinde inyundo Satani ari gusenyesha ingo, maze tunezererwe urushako, tunezererwe urubyaro. Kandi nongeye no gusenga, nsengeye umuryango, umugabo n'umugore. Mwami Imana, baduteze amatwi ndetse n'abandi cyangwa batureba, Mana bagitegereje kubyara, babandi bamaze iminsi basenga,
ngo nabe ubahe urubyaro. Turasenze ngo ukore ku nda zabo, ubaha abana b'abahungu ndetse n'ab'abakobwa. Ukore igitangaza cyawe mwami, wiheshe icyubahiro. Ubahe gutwita, uzabahe kubyara, uzabahe gukikira, uzabahe guheka. Kubw'icyubahiro cyawe bazagira abana, bagira abuzukuru ndetse n'abuzukuruza. Dusengeye abasore, dusengeye inkumi, mwami Imana, bageze mu gihe cyo kubenguka no kubengukwa, kugira ngo abo nabo buri wese uzamugenere umufasha umukwiye, kugira ngo nibagera mu ngo zabo bazakundane, bajye inama, maze buri wese agushime kandi yubake urugo mwami Imana rw'intangarugero. Turakwinginze kugira ngo n'izindi ngo zirimo ibibazo uzishyiremo amahoro, ukemure ibyo bibazo. Abatanye wongere ubasubiranye, kandi ndakwinginze kugira ngo mwami Imana yacu ukomeze guhesha icyubahiro, uturinde kandi udukomeze, utugirire neza, ubuntu bwawe bubane natwe. Tubisenze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Imana ibahe umugisha.